uyu munsi dutangiranye agafilme kacu keza cyane. Umuteguro ni uwo nguwo, hari uwari wateguriwe anniversaire tutaramenya uwo ari we, ndetse rwose ibipirizo ndetse n'amagift menshi cyane, amawayini n'amakeke hano byateguwe. Gusa hari uryamye mu ntebe bisa nkaho hari uwo ategereje, nawe umwiteguro ni uwo nguwo. Yagiye kumva yumva rero urugi rurakomanze, ndetse ukomanze ari nako akingura. Nawe yahise abyuka vuba vuba ahita atangira kwisiga uturungo hafi aho ngaho, atangira kwitegura kugira ngo bitagaragara yuko yari aryamye, ndetse naho yaryamye rwose makeup zikavaho yatangiye kubisubizaho neza, ndetse ahita ahaguruka ategereza uwari winjiye cyangwa se uwari urimo kwinjira. Kumbi yari umugabo cyangwa se umusore umwe winjiye, namwe muramubona aha ngaha. Hano rero uno mugore yitwa Sandra, umugabo we yitwa Mike. Aha ngaha yahise amubwira ati Mike shiri wanjye ni karibu, isabukuru nziza y'igihe twabanye cyangwa se happy anniversary wedding. Muri make barimo barishimira igihe bari bamaranye babana. Aha ngaha rero umugabo ataragira ikintu amusubiza ku magambo umugore we yaramubwiye amwifuriza kugira isabukuru nziza y'igihe bamaranye babana, aha ngaha rwose yagiye abona hari undi mukobwa winjiye. Aramaze ati none sheri uno muntu ninde? Undi aramubwira ati rwose buretse gatoya. Arabanza amuhereza akabisiko ku kaboko, arangije aramubwira ati rwose ni karibu Regina, ati ni karibu cyane, iri joro ndatekereza riri buze kugenda neza hagati yanjye nawe. Angaha rero yahise ahindukira Michael ahita atangira kubwira umugore we Sandra ati Sandra uyu nguyu bamwita Regina, ati rero niwe turi buze kwifatanya muri anniversary yanjye nyine y'uyu mugoroba, ndi kwizihiza basi cyangwa se ndi kwiyibagiza yuko nashatse umugore ntakunze kandi rwose muhatiwe, umugore nashatse mbihaswe na data. Arangije umugore yahise akubita hasi n'impano, rwose bisa nkaho bimutangaje cyangwa se binamubabaje. Arangije ahita atangira kubwira umugabo ati se Mike byibuza uha agaciro umwanya mba nafashe cyangwa se ukuntu mba nagutekerejeho, ngategura buri kimwe cyose narangiza kugira ngo twishimire isabukuru y'ubukwe bwacu cyangwa se igihe tumaranye tubana, ariko wowe ntabwo babihaye agaciro. Amakeke amawayini mba nateguye. Hano rero Regina atangiye kumva ukuntu umugore n'umugabo batangiye gushwana, arangije atangiye kubwira Mike ati njyewe rero bibaye byiza rwose nakisohokera nkagenda. Mike ahita abwira Regina ati oya ntaho ujya, aterega iri joro ninjye nawe ntaho uri bujye, ati ahubwo wowe bugiye hari hejuru mu cyumba mu kanya ndaje. Aha ngaha rwose Regina yatangiye kumera nkaho anishongora, atangira usa nkaho ari kuganira Mike ariko agira ngo hano Sandra abyumve. Atangiye kumubwira ati rwose iri joro njye nawe turahatwika, ibintu biraba bimeze neza. Aha ngaha rero Sandra nawe kubyumva rwose byaramunaniye, ndetse no kubyakira biramunanira burundu. Atangira kubwira umugabo ati ibi bintu ntago nabyumva, ese kubera iki umfata nk'umuntu udahari? Kubera iki umfata nk'umuntu utarabayeho mu buzima bwawe? Byibuza bwarime mwigeze unkunda? Undi arambwira ati ibyo ngibyo uri kumbwira cyangwa se uri kumbaza ntago mbizi, mva iruhande, njyewe urabizi ko ntagukunda cyangwa se urabizi ko ntagushaka kandi nabikubwiye kuva kera. Aha ngaha rero Sandra yagize agahinda disi n'umujinya mwinshi, arangije atangira gufata ya makeke ndetse na ya mawayini, atangira kubifata abihondagura ndetse n'amakeke yashwanyaguza kubera umujinya n'agahinda kenshi ndetse n'amarira menshi yari afite kubera ibintu umugabo we Mike yaramaje kumukorera ku munsi bari barimo kwizihizaho igihe bamaze babanye cyangwa se bamaze bari kumwe nk'umugore n'umugabo. Ni nawo munsi umugabo we yamweretse yuko atakimushaka cyangwa se atakimukunda. Reka dukomeze rero n'agafilme kacu, ndetse we utarakora subscribe ubanze ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana mu dufilme twacu twiza twa buri munsi. Aha ngaha rero dukomeza, Mike yatangiye kuganirira n'umushuti we, aramubwira ati njye rwose umugore wanjye sinkimukunda, sinzi impamvu nawe atabibona. Gusa umushuti we yamubwije ukuri, aramubwira ati rero ibyo ngibyo wigira byose wibuke yuko umugore wawe ari we muntu wa mbere wamubonye basi. Ikindi cya kabiri wibuke yuko yakubyariye umwana, ugomba kumwubahira basi icyo ngicyo. Icya gatatu wibuke yuko ari we muntu washyize hasi inzozi ze zose, arangije akaza kubana nawe ndetse agatera umugongo umuryango we nabo bakamwanga, ariko ibyo byose akabyirengagiza.
bongeye kutwereka rero hano Sandra yari arimo kwakira inshuti ye yari imukomangiye ije no kumusura, arangije aramubwira ati mana yanjye, ati duherukana kera cyane, ati none se ubu ngubu koko umerewe ute? Undi aramubwira ati meze neza, ati genda we nari nkukumbuye, ati kandi reba ukuntu utajya unamvugisha kenshi kandi ubizi ko turi inshuti. Undi aramubwira ati ariko nanjye mba nagukumbuye, usibye ko ntajya amenya igihe mwebwe mu gihugu cy'iwanyu rwose muba muri ku murongo kugira ngo nkuvugishe. Batangiye kuganira baterana story za he n'iza he. Undi aramubwira ati urambwira izo muri Amerika rwose aho usigaye uba, umbwira ukuntu ibintu bisigaye bimeze. Undi aramubwira ati uretse sha reka nere gukomeza kuguhata amagambo, mbere na mbere rwose nakuzaniye impano navanye muri Amerika, ati nari nkukumbuye rwose ndabizi ko ibi bintu bikunda, ati kandi rwose nabonye byaba ari byiza mbikuzaniye, ntago nari kuza mu maso yawe ntakuzaniye impano, atakira ahubwo n'iyi ngiyi. Undi yaramushimiye cyane. Sandra arishima aravuga ati byibuza inshuti yanjye iba yanzirikanye kandi iba yamyitayeho. Ahangaha rero bakomeje kuganira ndetse atangira kumubaza n'iby'umuryango, gusa Sandra amubwira ko ibintu bitameze neza. Arangije aramubwira ati humura, muri iyi minsi ndi hano nzaba nkufasha kandi nzajya nkuba hafi. Undi aramubwira ati yego. Hano rero hatangiye ubuzima bwarakomeje kubera ko yarabonye inshuti ye basi yamwibagije agahinda yaraye agize. Hano rero yatangiye guhamagara kuri telefone abaza inshuti ye ati none se ibi bintu wambwiye mbikore koko mbikurikize bizakunda? Undi aramubwira ati yego rwose bikurikize kandi rwose wowe ubikurikize uko nabikubwiye byose. Ati sawa nta kibazo reka ngerageze. Yari ari hano ku meza rero hari ibyo yari yateguye, barakwereka umugabo we yaratashye mu masaha ya ninjoro nanone. Kumbi umugabo we umukobwa noneho yazanye ni uwundi wa kabiri, ni ukuvuga ngo noneho umugabo we yiyemeje kujya atahana umukobwa buri munsi uko atashye, agatahana n'umukobwa mushyashya. Uwo yazanye kuri anniversaire si we yazanye uno munsi nanone. Baratashye rero bakigera hano mu rugo umugabo we yazanye n'uwo mukobwa, arangije aramubaza ati none se sheri bimeze gute? Undi aramubwira ati bimeze neza, ati rero nyine nabateguriye amafunguro, mwibuke yuko hari umushuti we yari amaze kuvugana nawe wa wundi wavuye muri Amerika. Arangije aramubwira ati we bikore uko nabikubwiye. Hano rero yatangiye kubaha karibu rwose nkaho nta cyabaye ndetse arabakira. Handi wa mukobwa wazanye n'umugabo we Mike yabirebye arangije avuga ati mana yanjye, none se uno ni umugore wawe? Undi aravuga ati muze muri karibu ku meza kandi mwigira ikibazo rwose, ibiryo nabateguye ni byiza kandi nabateguriye mwembi nubwo ntari nzi ko uri buze. Ati muhumure ntago nabihumanyije cyangwa se nagize ikintu mbitwara, ati rwose bimeze neza. Ati do nanjye sindiyeho se murebe rwose hari ikintu mbaye se, nimba mwari mufite ubwoba yuko hari icyo naba nabigize, nta kintu nabitwaye, ibiryo ni bizima, mwicare mujye mwenjoying. Hano umugabo byaramurenze ahita abwira wa mukobwa bari bazanye ati icare tujye buriya nta kibazo rwose, ibiryo bimeze neza. Atangira no kubakurura intebe rwose kugira ngo bicare barye batuje. Arangije avuga ati none se mbasukira amazi, wine cyangwa ji? Hano wa mukobwa yahise amubwira ati suka amazi, niyo umuntu atapfa guhumanya uko yiboneye cyangwa se niyo wayahumanya biragaragara. Ahangaha rero yabasukiye amazi aravuga ati muhumure rwose nta kintu cyabaye. Hano wa mukobwa yishyizemo n'ubwo baravuga ati mana yanjye, ati mbega ukuntu ufite umugore utuje kandi ucishije make, ati none se ubundi bigenda gute kugira ngo umuce inyuma cyangwa se umubabaze kuri uru rwego, ubundi uba wabuze iki wa mugabo we? Arangije rero barakwereka igihe bari bakiri ku meza umugore Sandra yahise aza hano. Arangije aramubwira ati sheri ngiye kurara mu cyumba cy'abashyitsi, wowe nyine n'uwo mushyitsi nimba mubishaka mugende mukoresha icyacu, nyine ngewe reka njye kwiryamira mu cyumba cy'abashyitsi. Hano umugabo yarabirebye nawe biramutungura ukuntu umugore ninjoro yari yishajije ubwo yazanaga na Regina, ariko uyu munsi noneho akaba amweretse rwose nkaho nta n'ikintu cyabaye, yatinze cyangwa se abikoze nkaho nta n'ikintu cyabaye. Ahangaha rero barakwereka undi munsi wakurikiyeho umugabo yaje kuryama. Urabyumva kubera ko nta muntu yari yazanye nawe bari burarane, umugore yagombaga kuza nkaho rwose nta n'ikintu cyabaye, nkaho rwose nta nubwo ajya anamuca inyuma, yigize nkaho ibyo byose atanabibona. Umugore rero yarahageze asanga umugabo we ari kuri telefone, aramubwira ati none se shu uyu munsi rwose ndizera ko uyu munsi ari njye nawe noneho. Undi aramubwira ati ariko se
byibuza ujya wumva cyangwa se urabona. Ati ariko si kubera iki njyewe ibyo ukora byose mba nabyirengagije, nta nubwo nshaka kumenya yuko byibuza hari abandi bantu uri kugerageza kwegera. Umugabo akamubwira ati njyewe ahubwo ibyo ngibyo nibyo nshaka kuha agaciro, byibuza ntabwo nabibona yuko ntagushaka. Undi aramubwira ati oya Mike, ibyo ngibyo ntabwo bishoboka, njyewe uru rugo rwanjye nararuvunikiye, narutangiye ibitambo byinshi. Ati ariko ntabwo niyumvisha ukuntu ushaka kurusenya mu minota ibiri, cyangwa se nkaho uru rugo rutigeze rubaho. Urashaka kurusenya nkaho rutigeze rugira cyangwa se rutigeze rutangirwa ibitambo. Narababaye, natanze buri kimwe cyose, nanze gukomeza amashuri, byibuza ntera umugongo umuryango wanjye kugira ngo mbane nawe. Atari ko reba ibintu uba urimo kunkorera. Ahangaha rwose umugore yararize agira agahinda kenshi, atangira gukubita n'umugabo we, ariko kwa kumukubita nyine bitarimo ubugome, ahubwo ari ukumukubita kubera agahinda. Arangije umugabo we nta kindi kintu yakoze, yatangiye kumusohora nkaho rwose atigeze anamumenya. Bukeye bwaho rero bongeye kutwereka hano Mike yari ari kuri telefone, agiye kubonabona umukobwa mwiza mwiza cyane, ufite umubiri rwose hano ubakurura, ufite nyashi. Hahandi rwose yamubonye atangira kugenda inyuma ye, arimo kugenda aririmba ati wow, ati mbega umukobwa mwiza, ati umukobwa mwiza none sinakuvugisha. Undi aramubwira ati reba ukuntu uteye neza nk'igisabo, reba ukuntu rwose uba urimo kugenda nkaho utari kubona ibintu urimo kugenda utwereka. Arangira aramubwira ati ariko se ni gute umugabo nkawe ubona umukobwa mwiza nkanjye warangiza ukabura aho ngaho uvuga ubugambo budafututse, aho kugira ngo umbaze ikintu cy'ingenzi nyine, cyangwa se umbaze cyangwa se urase ku ntego. Arangije ahangaha umugabo yahise avuga ati wow, ati ntabwo nabyizera, ati aka kanya njyewe rwose ndahita nkuterera n'ivi kubera ukuntu numva uri serious, cyangwa se numva utakunda ibintu byo guca ku ruhande. Ati kandi rwose nanjye ntabwo mbikunda. Yahise rero apfukama imbere ye, arangije aramubwira ati mbaze ikintu ushaka kumbaza. Arangije aramubwira ati ndashaka kumbwira izina ryawe. Undi aramubwira ati njye nitwa Vicky cyangwa se Victoria. Ati witwa Vicky? Ati ndabikunze cyane. Ati nanjye nitwa Mike. Ati witwa Mike? Ati nose bimeze gute? Undi aramubwira ati njye ndashaka nimero yawe, ndashaka yuko tuba inshuti, cyangwa se ndashaka yuko dukundana. Hano umukobwa yahise anumirwa avuga ati ni gute se umuntu ubonye bwa mbere ushaka gukundana nawe? Ati njye ndabishaka kandi rwose cyane. Hano rero nta kindi cyabaye, umukobwa yahise amukubita imibare 10. Amaje kuyimukubita rero aramubwira ati rwose ubu ngubu njyewe nari ngiye gusura inshuti zanjye, ati rero bibaye byiza nakomeza nkagenda. Hano rero Mike yahise amubwira ati oya, ati se hari ikintu bitwaye turamutse tujyanye iwanjye? Ati rwose tukagira akantu dufata, ati rwose tukitamo, ati ndumva nta kintu byaba bitwaye pe, unyemereye waza tukigendera. Ati ngwino ahubwo ntushyire hariya mu modoka yanjye. Ahangaha rero Vicky ntabwo yigeze atinzamo, yahise yisubirira inyuma aravuga ati rwose inshuti zanjye n'ubundi n'utaha nazajya kuzireba, ati ariko rwose wowe nta cyakundutira. Ahangaha umukobwa Vicky yahise yinjira mu modoka aravuga ati mana yanjye, iyi modoka niyo yawe cyangwa se iyi modoka ni iyawe? Ati ndumva ari inzozi kuri njyewe. Ahangaha rwose barakwereka bakigera mu rugo ibyo bakurikijeho byose by'i Rwanda ahubwo ni iby'amahanga. Ahangaha rwose barakwereka bagiye ku buriri batangira gusa nkaho bari kumwe nyine utamenya ibyo barimo. Umusore akajya avuga ati wa, ati mbega umukobwa mwiza, ntabwo mbyiyumvisha. Inkuru rero zarakomeje, atangira kongera kuganiriza ya nshuti ye ayibwira ukuntu yahuye n'umukobwa rwose umva noneho yemeye yamukunze. Mushuti we akajya amubwira ati wowe ubona umuntu ukamukunda, ati ndabizi ibyawe nyine n'irari, iyo umajije kubareba hagati y'amaguru bihita birangira. Ati kandi rwose ndakuzi cyane, usuri inshuti yanjye se? Undi akamubwira ati hoya mani, ntabwo ari uko nguko rwose uri kubitekereza. Ati njyewe uriya tuzakomezanya mpaka noneho rwose namukunze. Ati aha, ati ngaho komeza. Bongeye kutwereka rero hano bari mu cyumba we na Vicky ari kumubwira ati rwose njyewe ugomba guhindura ubuzima, reba igihe tumaranye imyaka 2 yose, kumbi bamaranye n'imyaka 2. Arije amubwira ati reba imyaka 2 yose tumaranye ugomba kunyambika impeta tukabana nk'umugore n'umugabo. Ati kubera yuko igihe gishize ni kinini cyane.
kandi umbwira yuko unkunda nanjye nkagukunda. Ikindi cya gatatu wambwiye yuko umugore wawe utamukunda kandi ari njyewe ukunda cyane. Ati rero nimba ari ibyo ngibyo ugomba kunyambika impeta tukabana. Umusore ati rero rwose humura, njyewe rwose turaza kubana kandi ni nayo gahunda mfite. Ati kubera ko ndagukunda. Ese wowe ntabwo ubibona? Ati nakora buri kimwe cyose ku bwawe. Undi aramubwira ati none se nibyo? Ati yego rwose ndagukunda cyane. Ati rero rwose nanjye ndagukunda. Nimba ari byo ugiye gushyiramo imbaraga iby'umubano wanjye nawe, shyiramo imbaraga cyane rwose, ntabwo ari njye uzarota nambaye impeta yawe, ubu ngubu ndi umugore wawe noneho byemewe n'amategeko. Ati we humura, ibyo ngibyo nibyo ngiye gukora. Ati ahubwo ubu uri tayari kugira ngo nkujyane tujye gusura ababyeyi? Undi aramubwira ati yego rwose, ahubwo ibyo ngibyo nibyo nari ntegereje. Ati ahubwo reka twongere twiryamire, ibindi turabipanga tubyutse. Ngaho rero urabona gahunda zabo barazikomeje. Bwongeye kutwereka rero bukeye bwaho umugore hano Sandra yakomeje kuganira n'umugabo we, aramubwira ati none se sheri, warese tukajyana muri kiriya kirori, cyangwa se nimba ubona utakunze iyi myenda nambaye najya guhindura nta kibazo? Undi aramubwira ati ngwino hano, ngwino rwose, ngwino nkwereke, ngwino ngira ikintu nkwereka. Ati ushobora kuba utakireba wa mugore we, banza wirebe hano muri miriwari, nyine nawe reba ndi kumwe nawe ndimo ndagenda mvuga ngo uyu ni umugore wanjye, uyu ni umugore wanjye. Ati hoya, ati gabanya ubugoryi, njyewe ibyanjye nawe byararangiye, ntabwo nyigukunda, genda ushakira ahandi. Ati ahubwo nabonaho kukubwira yuko bibaye byiza rwose muri iyi minsi wategura ukava hano muri uru rugo, kuko njye sinkigushaka. Nguko uko yamusunitse aje amubwira ati njye sinkigushaka, nta nubwo nkishaka kubonana nawe cyangwa se kurebana nawe mu maso. Bibaye byiza wamvira mu rugo ukagenda rwose, kubera yuko ibyanjye nawe byararangiye. Ahangaha rero ni nako agafilime kacu igice cya mbere kirangiye. Hano rwose Mike akomeje kwereka umugore we Sandra yuko nta kintu avuze kuri we. Ese igice cya kabiri bizagenda gute? Reka duhure mu gice cya kabiri tureba uko uru rugo rwose ibyabo bigiye kugenda. Kandi wowe utarakora subscribe, ubanze ukore subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana no muri video zacu z'ubutaha. Turabakunda cyane. Ciao ciao.